Ikaze nanone wowe udukurikira umunsi ku wundi, aka kanya rero n'ayandi makuru tukuzaniye uretse ko kugeza ubu ngubu abakozi ba UN bose bakoreraga i Goma bakaba bamaze kuba rero bagenda babegeranya cyangwa se begerana kugira ngo babashe kuba babambutsa. Ikindi rero ni uko bagiye guhita boherezwa i Kigali mu gihe kitari munsi y'iminota mike cyane, baba bamaze kuba basesekara i Kigali bose. Ni imodoka zirenga 300 ziri kwitegura kuzana abakozi ba UN babavana muri Congo babanyujije i Rubavu ndetse bahita berekeza i Kigali.